Muri iyi video ngiye kubereka uburyo ushobora kudownloadinga ikintu kuri TikTok hanyuma ya watermark ntize cyangwa se ya logo ntize kuhaboneka. Hari ukuntu ubona akavideo keza kari kuri TikTok ukwifuza yuko uba wagafata. Ngiye kubereka uburyo ushobora kugafata uburyo bagira ngo niweho wagakoze cyangwa se niweho wakikoreye ku giti cyawe. Nibyo ngiye kubereka muri iyi video. Ndabanza nakira abantu bashya bageze ku channel bwa mbere, muhawe ikaze. Kanda subscribe, ufungure inzogera atazagira video nini gucika ivuye kuri uyu muyoboro. Rero nawe dusanganywe rwose uri umuntu w'umugabo, ibyo maze kugeraho naho ngeze niweho mbikesha. Uri umuntu w'umugabo, ukanda like, usiga igitekerezo aho muri comment kubyo wumva nakoraho nzabikoreho. Twakomeje rero, murabona yuko hano turi kuri TikTok. Hano aha turi kuri TikTok, urabona ko turi kuri TikTok. Hano kuri TikTok turi ngiye kubereka uburyo ushobora gukora ya watermark ukadownloadinga akavideo gasa neza ku buryo wapostinga kuri Facebook cyangwa se kuri WhatsApp kugira ngo niho waba waragakoze cyangwa bamenye ahantu waba wagakuye. Nibyo ngiye kubereka muri iyi video rero, nguhaye ikaze. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, iby'ingenzi no gusiga igitekerezo muri comment. Niba yakubereye nziza unayisharinga, uraba ugize neza cyane. Ndabona scrolling hano, ahangaha turi kuri TikTok. Ndakeka uraba ufite TikTok ahangaho muri phone yawe. Reka dusearching umuntu runaka, wenda searching utwenda uwiragiye Dani, searching guca nshaka video zanjye. Kandi video zanjye zo sinabwo ngo gufata video yanjye kandi mfata video kariko kose ko turabona, ariko berekeraho kanze mfate kano n'umanzi nkabereke mfate kano ka video. Ntabwo nahite muri gaje kandi ariko dufata urugero kano. Noneho uraza ukanika kano kantu gusharinga, kano gusharinga ahambere na hagati na kabiri muri comment, hagati kandi ntihahoke. Uraza ukabona gufresh gusharinga aba ariko ukanda ndi kubereka kano, ugakandeho gutya. Ugakandeho tegerezeho gatoya, bizaterwa na network ufite na phone yawe nuko igenda. Tegerezeho gatoya, hanyuma uraza hano handitseho ngo copy link. Hano handitse ngo copy link, hano mucisha ga fresh. Kano kana kubwenge guys, copy link kano mumara kugakandaho urabona ko bampaye ngo link copied. Ubwo link turaba twarangije kuyifata, turahita dusubira inyuma rero. Dusubira inyuma tuje kuri Chrome, muri browser dukoresha cyangwa Chrome ya Google cyangwa Chrome iyo urakenera yari yose nta kibazo. Uyikandeho gutya, wandike hano muri search type, wandikemo snap, wandikemo gutya snaptik, wandikemo snaptik gutya. Byandike gutya, mbyanditse snaptik ni gutya ndakekane. Wandikemo gutya snaptik, utegerezeho gato ibanze searching. Bazahita bakugeza ahantu hameze uko ngo utabona ngo TikTok download, niho uzaza ukande. Utahabonye kandi nsubira inyuma ho gatoya, uzandikamo snaptik. Aza hano muri search usanzwe usashingira, wandikemo snaptik. Ndashaka kubereka guys, ntagira akantu gucika iyi video, nihutisha ntabwo uramenya ibikurikira.
uzakanda hano handitse ngo TikTok download Snaptik, hano hambere niho uzaza ukanda, kandi ahangaha hashize refresh uzaza uhembeze, noneho bazahita bakuzanira ahantu ho gushira ya link. Hano ya link wafashe hahandi kuri TikTok, hahandi twavuye mbere uhibuke neza, aho uzaza uhite uyishyira hano handitse ngo paste, uzakanda hakomeze, hanyuma bakuye ari amagambo karatege kandi hano handitse ngo pasting nyine hariya. Hanyuma numara gupastinga uzakanda hano handitse ngo download. Wamaze gupastinga hano niho uzaza gushyira, hanyuma ukande hano handitse ngo wasabye gupastinga hano handitse ngo download. Hano handitse download, utegerezeho gatoya. Urabona paste ko yagezemo, bya bintu twakuye hahandi kuri TikTok murabona ko bigezeho. uzi kandi hano handitse ngo download, tegerezeho gato, hari ahantu uzaza gukanda, tegerezeho guys. niba ushaka na subscribe ikibagera gukanda cyane, ngo uzaza rero bahita bamamaza, uzaza ukande hano handitse ngo download, hano hakabiri niho video yawe izaza ifite karite imeze neza cyangwa se isa neza, niho uzaza gukanda. Wakanda hakirike gutyo, numara kuhakirika bazahita bamamaza akantu gatoya, utegerezeho gatoya. Ariko ibiri kwi downloading nubwo wari kwiyamaza, ariko video ibiri kwi downloading, guys. Urabona ko download iri kwi downloading. Nukanda nibakubwira ngo download again, ukongera ukahakanda, video zawe ugiye kuri downloadinga inshuro ebyiri, kanze mpakandi murebe. Nibuke ko twakanze ubwa mbere, aha dukanda download again, tuzaba tugiye kuri downloadinga inshuro ebyiri, kanze mpakandi murebe. Ndaza kubibereka. Urabona ko iri ku downloading, hano baba bari kwamamaza guys. Ako ntacu bitwaye, ntabwo bifata amasegonda make, hagati amasegonda rimwe kugeza kuri 5 cyangwa 10, ntabwo bitinda. Tegerezeho gato guys, banze bamamaze, tuhite dusubira hajya inyuma, tujye muri galeri cyangwa se muri file, tujye kureba yuko ya video yaba yahageze. Murabona ko tugeze kuri file, ubwo uzahita ujya kuri file uje kureba ko video yawe yahageze. Twageze kuri file rero, urakanda hano handitse video, ubanza urebe ko video yawe yahageze. Ntabwo irahagera, urabona gutegereza gatoya. Murabona ko video ntabwo irahagera, asubire muri Chrome yewe, ntabwo irahagera. Hano hantu bakunda kuhamamariza cyane, ariko nta bitinda. Downloaded, ubwo video yahageze. Reka yukanze ari handitse ngo detail, ugiye kureba umwirondoro wa video. Reka tuje muri file, tuje kureba ko video yacu twa downloadinze ko yaba yahageze. Tubihakanda hano handitse ngo video hano, turebe ko video yaba yahageze. Guys, yes, ngiyo yahageze guys. Iyi video yahageze, kati playing, turebe ko koko ari byo. Yagiyeho inshuro 2, bya bintu ndi kubabwira, dore isijyaho inshuro 2, kuko nakanze download inshuro 2. Guys, kano nakubwenge kano wakifashisha cyane
nshimira umuntu rero wambaje kino kibazo ukuntu yakuraho logo. Reka turebe no ko logo yaba yahageze cyangwa se ya watermark. Urabona ko nta watermark ifite. Urabona ko nta watermark ifite. Cyakindi umuntu ubona haje izina rye nta watermark ihari. Nayo video isa neza kandi igaragara neza. Urabona ko nta watermark ifite. Iyi video wayipostinga kuri Facebook cyangwa se kuri TikTok cyangwa se kuri WhatsApp, wayiha downloading iyi video isa neza cyane. Ubwo rero nizere ko wayibonye. Niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, please bishyire muri comment. Niba wifuza ko icyo nakubwiraho, bishyire muri comment, ukandi like iyi video, niba ari ngombwa uyisharinge, hanyuma ibindi tubikurikirane. Guys, kano kanakubwenge, nizere ko wabonye hari icyagucitse, urasubiza video inyuma urebe ko bikorwa, ariko nta n'ikigoye kirimo. Ahubwo wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayirangiza, ubundi ukaje downloadinga video zawe zimeze neza. Ubundi biriya bintu byo kudownloadinga akazaho cyangwa watermark mbona nk'umwanda. Wowe udownloadinga akavideo kari professional, akavideo keza buryo wagasendera n'undi muntu akakubazaho aho gakuye. Guys, reka tube abantu bameze ni fresh, bakiriye ku bwenge. Imana ibaha umugisha, Imana ibarinde, kandi mugire ibihe byiza. Ndabakunda cyane, dore mu yindi video.